Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze kuri Iyungure BTV. Uyu munsi naje kugira ngo tuganire ku buzima busanzwe, umbwire uko wumva ibintu. Hari ibintu ubona bihari bisa nkaho bita nko kuruhuka niko nabyita. Ibi bintu ubona wowe abantu bajya kuri social media, ukajyaho ukavuga ibintu byawe byose, ukavuga ibintu byakubayeho mu buzima, hari ibibi, ese ukishyira hanze nta kintu na kimwe ubitse. Sinzi uraje, njyewe wamfashe ku ngufu, njyewe nabyaranye na papa, njyewe byagenze gutya, njyewe ndarana n'abasore 20, njyewe ndi umugore w'umugabo yagenje gutya, njye ndi umukobwa w'umuhanga mu gusambana, n'ibindi byinshi urebesha amaso yawe. Ese ibi bintu iyo ubibona koko wowe ubona ari ukuruhuka? Hari igihe bavuga ngo iyo ubwiye umuntu ikibazo ufite uraruhuka, nibyo, ariko nanone hari abantu baba barabyigiye, bazi kuganiriza abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, bakaba ari abasipesiyalisite muri byo. Abo bantu impamvu baba barabyigiye ni ukugira ngo nanone bajye bafasha abantu nyine mu buryo cyagiye wumva ibintu byakurenze, wumva nta handi hantu wagana cyangwa se byakunaniye kubyakira. Hari ahantu uba ugomba kugana muri abo bantu babyigiye bakagufasha. Ariko nanone uraza nyine kuri social media ukazanaho ubuzima bwawe. Uyu munsi nyine nibyo ibintu biri ku social media irakunzwe, ariko nanone ukibaza ngo kuba waza ukavuga ubuzima bwawe kuri social media, ukatubwira ibintu bibi byose byakubaye, ukatubwira uburyo uri umuhanga mu gukora ibintu bibi, ese mu by'ukuri uri kuruhuka? Ese twe tukumva ahari hari icyo tugufasha? Nibura kuba waje ukatubwira ibintu byakubayeho, ukatubwira ukuntu papa wawe yagufashe hakaza kuvamo umwana akavuka, ibyo bintu iyo twe tubyumvishe mu by'ukuri hari icyo ubona byagufashije? Nibura ushobora kuvuga uti n'ubutaha nzasubirayo nongere mvuge ibindi kubera ko nakuyemo uyu musaruro. Reka twemere ko wowe uri kwiruhura kubera ibyakubayeho, ariko si uwo mutwaro wikura ku bitugu. Uribuka neza ko wabyaye umwana kandi ari gukura. Ibi bintu bijya kuri social media ntabwo bishira, ntibirangira. Ejo azakura, azahura n'abandi bantu bazajya bamugarurira bya biganiro byawe wakoze. Hari igihe uvuga ngo ibi bintu ukora ntacyo bitwaye, ngo wenda uyu munsi we ntacyo bigutwaye, icyo gihe kizanagera umaze gusaza, ariko ujye utekereza ko uwo wasize ku isi urabatera ipfunwe, uzabashyiramo ikintu cyo kwiyanga no kumva batikunze, kubera ko ibyo ni ibintu wakabaye waragumanye. Umwana ntabwo yagutegetse kugira ngo avuke ugiye kumushyiramo ikindi gikomere azapfana. Kuba warafashwe na papa wawe, kuba warahuye n'ibindi, abantu benshi bahura n'ibibazo mu buzima, ariko hari ibibazo udashobora gushyira kuri social media, ukabibana cyane iyo ubona ari ibibazo bishobora kugira ingaruka ku bazagukomokaho. Nujya kwitegereza neza uzasanga nta kintu bigufasha. Cyokora kubera akababaro ufite, hari abantu bafite umutima w'urukundo, ashobora kubona uko umeze akaba yagufasha mu rwego wenda rw'amafaranga, ariko ayo mafaranga ni angahe? Azagufasha iki? Azakuvana hehe akugeze ku buryo ushobora gusenya ubuzima bw'umuntu iteka ryose? Uwo mwana azakura areba bya biganiro, yewe ni nabyo na bagenzi be nibashaka kumukomeretsa bazajya bakoresha kugira ngo akomereke. Wakabaye rero umurinda ingaruka z'ibibi wakoze kugira ngo uwo mwana azakure neza.
ibintu byakubayeho bitari byiza, wakabaye ukabibana kugira ngo urinde wa mwana azakure afite ubwonko buzima budahungabanye, kubera ko igihe nikigera agatangira kubona bya bindi wavugaga, azababara kandi bikomeye cyane, uzamutera ipfunwe mu bandi kandi usange ni ikibazo ku buzima bwe. Kandi nawe nanone utiretse, uyu munsi niba uvuga uti njyewe ndi umukobwa ndyamana n'abagabo 20, ese ibyo bimaze iki? Kuba uryamana nabo kubitubwira ubona hari icyo bikungura? Nujya kwitegereza neza uzasanga ntacyo. Uratekereza ko uri kwivura ko nyuma y'igihe uzasanga warikomerekeje inshuro ebyiri. Niba ubikora bikore kuko ariyo mahitamo yawe, ariko wiza kwishyira ku karubanda, ejo bundi ushobora gushaka guhinduka ukava muri bya bindi wakoraga. Uyu munsi ushobora gukora ikintu bitewe n'ubuzima bubi urimo, bukaba bwagutera gukora ikintu kitari cyiza, ariko hari igihe kizagera wumva ushaka kuva muri cya kintu, ushaka kuba umuntu muzima, ariko kubera ibintu wagiye werekana n'iyo waba muzima inshuro 1000 ntawe uzigera kwizera. Uzasanga warishiriye bariya cyangwa se uruzitiro ku buzima bwawe. Nta muntu wifuza umuntu ukora ibintu bibi. Hari abantu bashobora gukoresha wenda kubw'inyungu zabo sinzi, cyangwa se nuko nawe wabemereye ko bagukoresha, ariko twe kujya tubaho nk'abazapfa ejo, ku buryo ngo uyu munsi kubera ko mbonye 100 cyangwa 50 reka nkore iki kintu. Urakora ikintu cy'amasaha 2 ariko kizagusenya ubuzima bwose. Ninde uzakwishimira kuba yagukoresha, kuba yakugira ikindi kintu mu buzima bwe waratangaje inkuru nk'izo ku buzima bwawe? Abantu bose ubona bagenda si uko bafite ahahise hazima, si uko nta makosa bakoze mu buzima, ariko ubuzima buri prive butanga amahoro. Ntago ugenda ubwira isi yose irakumva, nta muntu uzakwifuza, nta n'uzagukenera, uzaguma muri ka gahinda kawe kugeza n'ubundi upfuye. N'uzakwifuza ni wa wundi ushaka kugukoresha n'ubundi bya bindi wakoze. Uzifuza guhinduka, ushake no kubyereka abantu ko wahindutse, ariko ntibazakwizera habe na buke. Wakabaye uza kuri social media utubwira ibintu, wenda urarwaye urashaka umuti, ufite ibintu wenda byubaka sosiyete, abantu barashaka kukumva kugira ngo nabo babashe kugira icyo bagukuraho, ariko kuza ngo niba ushaka kuruhuka sanga abantu babyigiye bagufashe, kuko ni ikibazo cy'indwara cy'ubuzima bwo mu mutwe. Hari ibintu bikubaho ukumva unaniwe kubyakira, ariko hari n'ababishinzwe ku buryo bashobora kugufasha ukabasha kugaruka mu buzima ariko utiyangirije nanone. Hari abantu benshi bafite ibikomere bikomeye cyane, bababaye cyangwa se bababajwe ariko bataza kubivuga. Ntabwo ari uko babuze aho babivugira, ahubwo uribaza ngo ibyo bintu ugiye kuvuga bifite iyihe nyungu? Kuba ubibwira ndetse nawe ku giti cyawe wakabaye wirebaho kuruta uko ureba abandi. Niba ufite ikibazo hari abantu benshi bagufasha kugikemura babishinzwe, atari ukuza kuri social media. Uyu munsi ushyiraho ibintu kubera ko ubona ko social media igezweho nta kibazo, uyu munsi urakora ibi kubera ko ushaka kugira ngo abantu babibone, ariko hari igihe kizagera ukavuga ati iyo umenye ibi bintu nkaba ntarabikoze. Byaba byiza rero tugiye twita cyane ku bintu dushaka gusharinga abantu cyangwa se kubereka, kuko hari igihe rwose wazasanga warimennye icyo bita ngo ni ukwimena inda, cyangwa se wishyize hanze bikagufungira inzira zose z'ubuzima bwawe. Vuga ibyo ugomba kuvuga ariko ugire n'amabanga ku buzima bwawe. Wakoze cyane kubana nanjye, niba nawe wakunze ikiganiro ugenda udakoze subscribe. Bye bye, ndabakunda.